Yesu ashimwe bavandimwe inshuti bakundwa, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mahoro y'Imana n'abane namwe. Na Apotre Rosine nanone umushumba wa Bohoka Ministry ndi Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka. Nje kugira ngo mvugane n'abantu bafite imyuka igiye itandukanye ku bitugu byabo. Buriya Bibiliya iratubwira ko Yesu Kristo ari hafi kuvuka. Umuhanuzi yahanuye ngo mu muryango wa Dawidi ngo hazavukamo umwana, kandi ngo uwo mwana ngo inkoni y'ubwami izaba ku bitugu bye. Rero hari abantu hano dusengana bungiye kuzabakora ibiganiro by'ukuntu musengera ibice by'ingingo zanyu, kuko ndi kubona iki kintu mugikeneye kugira ngo mubohoke, kuko hano ndi muri Bohoka. Imana yantumye kubabohora nkoresheje inyigisho, ijambo ry'Imana, impuguro zigiye zitandukanye, ndetse mukanibohora mukoresheje ibyaremwe, mukikonegita n'imbaraga ziri mu bintu Imana yaremye biri ku isi tubana nabyo. Niyo mpamvu nkunda kubakora ibiganiro bibereka ibiti Imana yaremye turi imbere kandi bivamo imiti ituvura, cyane cyane kubyirukana imyuka mibi. Ngewe niyo side nkunda kujyaho cyane, kuko imyuka mibi yarabazengereje. Yindi miti ivura ubundi burwayi muri farumasi iriyo, ariko nta farumasi twari twabona izwi cyane 100% urajya gushakira nk'imiti ivura imyuka mibi, kubera ko muri biriya bimera Imana yabiremanye ubutware. nk'uko njya mbibigisha, biba ngombwa ko nza nkabigisha ku cyatsi runaka kugira ngo umuntu yikureho umwuka mubi runaka. Umuntu utarakoze subscribe hano ahubwo yarahombye, inyigisho nyinshi zaramucitse. Niba utari wayikora uyikore. Hanyuma reka mbere ku kuntu basengera ibitugu rero byacu kugira biveho indi myuka. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu muryango wa Dawidi hazavukamo umwana, ngo uwo mwana ngo inkoni y'ubwami izaba ku bitugu bye. Uyu munsi wa none ibitugu byawe biriho iki wowe? Yesaya 10:27 haratubwira ngo uwo munsi uburetwa baguhekesheje buzakuva ku bitugu, uburetwa bukurwaho no gusigwa. Iyo mwumvishemo gusigwa rero muri buhite mwumva ko ndi babwire n'icyo muhasiga. Niba umwe bavuga ngo inkoni ya cyami izaba ku bitugu bye, Bibiliya ikongera ikagaruka tubwira ngo uburetwa ku bitugu, bivuze ko hari abantu hano mugendana imyuka mibi ku bitugu byanyu mutabizi. Abantu bahora baremerewe ku bitugu, iki cyose abantu mwarasazwe mu bitugu. Rwose iri sengesho mujye murikora kenshi uko mubyutse cyangwa muryamye. Niki Imana yabahamagara, niyo mpamvu ndi hano. Ye ntago ndi umushumba uhisha imiti, uhisha amahishurirwa, uhisha uko mwakibohora, kuko niki Imana yantumye. Amen. Uzafata amavuta yerayo, olive oil, l'huile d'olive, bitewe n'ururimi ukoresha, uyafate nurangiza uyasengere. Si ngombwa kumpamagara nawe ufite ubutware bwo gusengera amavuta. Harabajya bahamagara ngo zaza n'amavuta uyasengere. Oya nawe wayasengera muvandi, nimukajye muvuna abakozi b'Imana. Sibyo, nimukajye mutuvuna nawe ufite ubutware umwana w'Imana. Yego hari ibyo utakikuraho, ariko ntabwo ari buri kantu kose gakomye waza gutuma ureba umushumba ngo abebeye uwo mwana nawe baho ubutware bwo kuba abana b'Imana. Nawe uriwe sengera ayo mavuta yerayo yahesha umugisha, uvuga ati mu izina rya Yesu wa mavuta wenda gusengeye. Wagiye unyura mu biganza by'abantu batandukanye, ntabwo nzi Imana bakorana nazo, abacuruza aya mavuta. Ndakuramo ububasha bwo mu isi, ndaturamo ububasha mvajuru, imbaraga z'Imana nizimanukire muri aya mavuta ngiye gukoresha mu izina rya Yesu. Amen. Amavuta nurangiza uyafate erayo. Erayo ikoreshwa ibintu bikomeye nabibabwiye. Hari abantu bayatekesha, hari abayanywa barwaye nko mu nda, ibifu n'ibindi, amara ikabakiza. Ntabwo tuzavurwa n'ibintu biturutse mu kirere. Ibintu bituvura Imana arabituremanye tubana nabyo. Sibyo, Yesu yahumuye mu makoresheje icyondo. Ntabwo ibintu bituvura biri kure yawe. Mu Itangiriro 28 umurongo wa 18 n'uwa 19 Yakobo yarayakoresheje igihe yasukaga ahantu kwibuye ku musozi witwaga Ruzi, wari waravumwe cyane. Akimara kuyahasuka, iryo zina ryaho hantu ryahise rivaho, hahita hitwa Beteli. Uyu munsi wa none we nta bintu byahinduka ku bitugu byawe. Ukayasukaho. Hari abantu mufite umutwa w'uburetwa, ubucakara, uburushyi, ubushomeri, uburwayi, ibyuka byinshi bigenda ku bitugu byanyu mubihetse. Urangiza ufata amavuta yakire ku kiganza cy'iburyo, usiga ibitugu byawe byombi, uvuge ngo ngewe nyanaka guhera uyu munsi wa none bitugu byanye ndabisengeye, ndabitandukanye n'umwuka w'uburetwa n'ubucakara, mwuka w'uburushyi, mwuka w'ubushomeri, mwuka w'icyangiro, mwuka w'igisuzuguriro, mwuka w'uburwayi, mwuka w'uruzerero, mwuka w'ibiki byose, bya byuka byose wibonaho bikugenda ku bitugu muvandimwe.
usiga uri gusenga ubwira Imana ati ndabyikuraho. Nurangiza kubirondora uvuga ati guhera uyu munsi wa none ibitugu byanjye ngewe nyanaka mbihuje n'iri tegeko njyatuyeho ko guhera uyu munsi bigomba kugendaho ubutware. Iyo ibitugu byawe bitariho ubutware biba biriho uburetwa. Ikinyuranyo cy'ubutware ni uburetwa. Vuga ati ibitugu byanjye byatewe umwuka w'ubutware, gukomera, icyubahiro, ubukire, ubwiza, ubuhanga, bya bindi byose byiza ubyiyaturaho bijye bigenda ku bitugu byawe. Sibyo? Mubikore amanywa nijoro. Abantu mudafite erayo mujye muyishaka. Erayo ziraboneka nta hantu zitaba. None akamake karaboneka wa muvandimwe we. Wanabwira umuntu muturanya akaguha akagusukira ho dukeya mu gakome mu gacupa nk'akama ka glycerine. Buri mugoroba kubyutse uri gusenga ukajya ufata tuvuta ugasiga ku bitugu byawe. Uburetwa bukurwaho no gusigwa niko twumvisha muri Yesaya 27. Ukomeza uhanagura ibyo byuka biri ku bitugu byawe bizageraho umuntu muzima. Ibi bintu abarozi baguhekesha bizakuva ku bitugu wa muvandimwe we. Abantu benshi bagiye bahetse ibyuka ku bitugu byabo batabizi. Sibyo? Imana iguha umugisha rero. Kuri subscribe niba utari wayikora, tujye tubana mu nyigisho zinyura hano. Niba unkunda ukabukunda Apotre Rosine, agakumwe rwose ntugende utagashyizeho. Iyo mbonye udukumwe twinshi ndishima. Amen. Shalom shalom.